sinzasubirayo no kuwa kabiri sinzasubirayo nitaga Bogota Alabama niyo yaraje arakinnye bigezemo hagati aratwishyuje na Rodi TV ngira ngo kuri Rodi TV musanzwe mutumenyereye cyane mu biganiro bya entertainment by'abahanzi by'iki ariko kuri iyi nshuro kugira ngo tujye tubagezaho ibintu buri munsi tugiye kujya tugera muri siporo ku masitade ahantu hose tube tuhabereye kuri entertainment tube duhari uyu munsi rero twabazaniye umutumirwa utangaje cyane ngira ngo muri kumubona muri jezi nziza cyane mu bururu n'umweru ba bantu b'abanyenyanza baraza kumukunda cyane afite uruhu rutangaje n'ikinyarwanda cyiwe kiratangaje yitwa Pateri tuguhaye ikaze kuri mikoro za Rodi TV show nimba narumvaga urubuga rw'imikino nizi kigoroba urwumva iminota 15 gusa urumva noneho saa 4:45 ari n'igihe natorokaga ishuri Rayon Sport yakinnye wa muntu ngavuga ati ya kipe yanjye umunsi irakina reka ntoroka ishuri hari toroka nkajya kumva iki akaradiyo ukajya kumva gacika kavugamo ariko nkakumva urumva nkakumva none umukecuru wanjye nawe yari yaravukiye za Nyamirambo afana za Kiyovu Sport akajya abona ukuntu ndi kwirukanka njye kumva Rayon Sport akavuga ati umwana wanjye burera kipe afana wabona ari umwuzukuru wanjye ibaze ko Rayon Sport yahise nyikundisha nde mukecuru wanjye kubera kuyumva cyane ubu nta yindi kipe afana ni Rayon Sport nta n'indi nzoga nari nibaye unywa n'inzoga oya mukecuru wanjye nta yindi nzoga nywa pe urana kera kuntu uretse mbanze inzoga shawizi umubaze ikibazo mbabari umubaze uretse kumbaza mbanze musobanure buriya iyo tugeze kuri ibi bintu nanone abarimo ibindi bintu buriya mukecuru wanjye kera ngo Primus yaguraga 25 nimba nibeshya 25 ibaze ko kubera gukunda Rayon Sport score ikiza yahise ava kuri Primus ahita ajya kuri score umukecuru azubenge mubajije se score ko yakiri kunywa score ati nuko nta gasukari nuko Rayon Sport rwose ni ikipe y'abanyarwanda Pate mu babyeyi bawe ninde muhoje uruhu ni papa wawe uri umuhinde uri umunyapakisitani ndi umunyarwanda wizisha uzazana ingwe hano nakuriye uri umunyarwanda Pate twisubire inyuma gatoya tugaruka inyuma amashuri yawe wayigiye inaha mu Rwanda kuko umuntu uri kureba gusomera akabyeri kuri kamera byagenewe nta kibazo biremewe n'inshuti yawe Rwarutabura ntubona ko ibi bikora ariko nguri mu bantu bagiye kubakira Rwarutabura ngo afite ikibanza ariko ngo kitubatse tugomba kubaka akaba biri mu bintu byakuzanye mu Rwanda pe Rwarutabura nuko twamubuza tuba tumubonye mbamuhaye nk'agace ka miliyoni akaba abagiye kuzamuraho igipande kimwe ejo ndakora ibishoboka byose twongere dukora ikiganiro wicaranye na Rwarutabura umva nkubwiye nanjye gushira hasi ariko gusa nibuka ko uru ruganda rutanga kimwe cya kangahe mu ikipe none dukomeze nge ndumva n'amagambo yabuze yashize ivuga nibwo bwa mbere nyine urarusha ikinyarwanda brando ukakirusha wizi ariko wizi warumbajije ikibazo warumbajije ntago nkibuka ko twikomereza Pate ntago ujya ugera ahantu bakakwibeshyaho kubera uruhu rwawe bikaba byabacarenjinga mu rurimi oya ngenda umusore utiyemera urumva aho ngeze nyine ni mu kinyarwanda nimba reservation zo kwaka
ndayikwaka mu kinyarwanda wenda ninza gusanga ari utavuga ikinyarwanda ndayikwaka mu bundi buryo rero ngiye ntago ndabiyama urabiyama w'umunyarwanda ariko reka nkubaze fati reka mbenshi zasi mbere gikunda umwana w'umunyarwanda buretse gatoya twereke mara amatsiko mari impungenge abanyarwanda batazanagira banyarwanda dore akaranga muntu kanjye ngaka n'ubwenegihugu perezida wanjye nkunda Paul Kagame yarakampaye si ngaka handitseho ayahe mazina yanjye imana yanyise Krishna Pateri dore Krishna imana y'abahinde ese ubwo wanganye iki Pateri Pretsitonde ese kuri kwiruka kabanze ntore haryize bazita inyakiramajwi indangururamajwi icyo n'amasaku urayazi oya njye ikintu nshaka mumbaza kuri Rayon Sport iby'ubuzima bwanjye bwo okay tugiye kubaza kuri Rayon Sport muri no minsi cyangwa ahahise wenda reka nza nkubaze ninde mu rutayizamu wa Rayon Sport ufite ibitego byinshi kuri ubu ngubu muri no sezo ya 2025 2026 amwita Fornganye urayikurikira niwe mukinnyi ukunda muri Rayon Sport kurusha abandi amwita Muhire Keve Muhire uranamuzi okay wenda ikintu nakubazaho gatoya ikipe ya Rayon Sport ni ikipe iyoboye urutonde rwa shampiyona ikaba irimo itsinda ni ikipe y'abaturage idashingiye wenda ku rwego runaka rwa leta cyangwa ku karere ni nk'ikihe kintu wakangurira abanyarwanda bayifana muri rusange kugira ngo igire amikoro wenda reka tuvuge wenda kamere kera wenda igihe twagiye tuvuga mu ikipe yacu nta bushobozi dufite ntaki abakinnyi bigomoye twagiye kora recruitment dutanze igice araje arakinnye bigezemo hagati aratwishyuje n'ibiki wenda ibyo ngibyo nk'abanyarwanda dufana Rayon Sport twabica wenda muri ama groupe turimo cyangwa fan club tubamo hari umusanzu tutanga rero baba ngiye ikintu nashishikariza abantu ni uko wa musanzu dutanga twawutangira ku gihe ka kanyenyeri tukatangira ku gihe 702 ka prime ikipe yacu yadushimishije tukaza tukuzuza stade umufungo ukaboneka sibyo ubu ngubu hari icyizere ko iki gikombe cy'uno mwaka tugomba kukijyana aya manota ariko ngo nyamukandagira igiye kuyakura aya manota ni nyamukandagira mu kibuga ikipe ya APRFC byahise ngo igomba kuyakuramo kandi ikanashyiramo n'andi manota nk'ayo ngayo yewe shange ijambo rimwe nabivugaho nibahanyanyaza ntacyo bijeje nibwo ntacyo mvuze burya hari igihe uvuga byinshi bikagukoraho nibahanyanyaze yewe Nyarwanda kira ari igihe uvuga byinshi bikagukoraho wabyumvisha ese pate urundi ruri muzinuru igihe ubu aka kanya wakujyana mu Buhinde ujya mu magambo menshi ikinyarwanda urumva ni ikirimi cyiza kivugitse neza turi proud yacyo kuko nicyo uri kumbazamo rero mbabarira wimbaza ngo uvuga iki nanjye kubaza nshaka navuga iki Bangladesh nkavuga ariko nje ndi proud y'ururimi bungu bundi nanjye kubaza mu gihine ugati bate kubaka kanya iyo uza gukomeza gukina umupira w'amaguru ikipe y'igihugu y'Ubuhinde ikakwifuza ndetse n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda ikakwifuza wari bukiniriye ikipe y'igihugu igihugu cyandeze ubuzima bwanjye bwose n'u Rwanda umva ni mediateri vandrateri stabilisateri kariburateri intermediateri ariko uriya muniga wamvunnye ubu ngubu wenda kino kiganiro azakibona waramemukiye wa musare kandi ubu wabona nawe ubu ngubu warabaye umuntu muri jeni umukarani kandi waranamvunnye nari mfite imana inakurenza
pate waramemukiye. pate ujya ukurikirana ikipe y'igihugu y'Amavubi? ndayikurikirana cyane. Ejo bundi twatsinzwe na Nigeria ibitego 2-0. Se pate ubona ikipe y'igihugu izira iki, ibura iki ngo ibe ikipe ishimisha abanyarwanda? ngewe reka mbabwire, perezida ari ijambo kera yigeze kuvuga pe. Perezida nyakubahwa, twishakire za televiziyo twirebere ba Oxymen bikinira ibindi tubireke. None se ubu ngubu urambwira ngo tuzajya tureba iki? bagura amagare hari abana bashoboye batwara ibikombe, abana ba karate bazana imidari, amagare akazana ibikombe hanze muri za Chantal Bia. amagare nayo yaradusebeje, nta kundi twabigenza. Reka ntugashyigikire ibidari wa muhungu. Noneho ngiye cya gitekerezo cya kera nicyo nkeneye, yatwubakiye stade ngo dutsinde abahungu. Noneho ngiye kinsetsa, ejo bundi si match se wari uhari, so wari muri stade uri gufotora cyane. busira mikinire yo gusubiza inyuma bayita ngo ikira. Ako ni system. Yewe ntabwo uransubiza ikibazo cyanjye. Ubona bipfira he hakongerwamo iki? Bipfira he? Uzi ikintu cyakorwa se? Ngewe nta cyakorwa nzi. Bayisese noneho bazana abanyamahanga babishyure, tumenye ko babishyuye, ikipe yacu yatsinze. Ariko Pate, hari ukuntu ngiye mbibona. Ngewe reka amabwiza ukuri. Ngewe nibwo bwa mbere nari ejo bundi ngiye muri stade Amahoro. Sibyo? Nibwo bwa cyakuzanye waguze aricyo cyanzanye gufana Amavubi. Utahuna babaye. Sinzasubirayo no kuwa kabiri sinzasubirayo. Ngiye nzasubirayo. None se Pate, ndakubaza akabazo. Reka tubishyire nko muri famille bisanzwe. Wenda uretse ntabwo ndasoza. Wenda nuko arimo n'abahungu banje muri sport. Sibyo? Njye nabona nagiye kwirebera bariya bandi sinzi zabo. Muhireke vanye waramubonye. Yajemo aba game change. Oyi ikibazo ni iki? Waramubonye? Naramubonye. Waramubonye? Cyane. Uriya bamwita Papakayi. Papakayi sura. Runi, wine Runi. Waribonye wize? Pate. Mu bakinnyi banyuze muri Rayon Sport. Ninde nakundaga mukinnyi w'ibihe byose kuri Patel wanje? Bamwitaga Bogota Labama. Niwe mukinnyi w'ibihe byose kuri Rayon Sport. Rayon Bana Sport yabayeho yagushimishije ni yuhe mwaka? Rayon Sport yagushimishije ni yuhe mwaka? Reka nyikubwire. Ni ya Rayon Sport yabagamo umwataka wo mu Rundi bamwita nde harya? Hamis Cedric. Sawa. Wari ukiba mu Rwanda? Iyo ni Rayon Sport yanjye ubundi. Iki gihe wari ukiba mu Rwanda? Nari mari nicara muri 17. Muri stade Amahoro ubwo nabyumvise. Iyo ni Rayon Sport yagushimishije cyane. Rayon Sport yagiye igira abayobozi benshi, yagize Muvunyi, ubukuri no ngoma ifite Tadeyo, yagize Jean Fideli, igira Gacinya, igira ubugiye kumbaza we na uretse ngomeze igira Sadat. Perezida wayoboye Rayon Sport ukavuga uti wow, ninde? Niho ndi watwaraga ibikombe. Yitwa nde? Ninde? Harya bamwita nde mana yaje? Nabakubwiye yayobowe na Sadat, Jean Fideli, iyoborwa na Jean Fideli, iyoborwa na Muvunyi, iyoborwa na Gacinya. Ramyamboga. Watwaraga ibikombe mwitana? Muvunyi. Ubu uyobora mu ngubu harya? Tadeyo. Sha. Mwabahungu mwe. Sibyo? Sinashyigiki wenda sinavugwa bitwaye. Uri kuri ino ngoma kabisa. Anko wanjye. Iki gikombe turagishaka, wabyanga wabyemera wabyumva utabyumva. Urakimutumye? Nkubwiye ngo iki? Bya bindi byacu. Kizana. Twizere ko abakinnyi bagiye kubona agapime gahagije uretse bakunzi ba Rodi TV. Pate, subiramo iyo message. Ndamubwiye ngo bwana President zana kino gikombe. Abantu bakurikiye PM55 ndetse na Rodi TV nuvuga ngo abivugiye imbere ya kamera, bivuze ngo namwe bakinnyi. Yewe ndatangaje ntabwo bivugiye imbere ya kamera. Aratangaje. Kandi mvugiye n'abafana bose bo ku isi yose. N'abafana bose bo ku isi yose muri rusange. Garamfurere wanjye.
iki gikombe ukivaho nawe bagusezerera nk'abandi pe waba ubaye nka ya Kiyovu ya Kiyovu buribuka ya Kiyovu ya Juvenal yakubise irakubita bigeze ku munota wa nyuma bahita Sunrise yari iyi nka yose inanirwa umurizo. so biba siturimo amanota ane inywere sikoro Rayon Sport y'abagore yarayitwaye igikombe wari unahari. cecekira ntukayivuga iriya ni ikipe y'Imana kuva yava mu cyiciro cya kabiri ngo ntirabatenguha na rimwe. uzi ukuntu iriya kipe bayita kubita utababarira vutura wumvishe ukuntu bayita kubita utababarira. Pate dusoza katwigire mu bibazo bisanzwe. Pate mu Rwanda twamenye ko ufana ikipe ya Rayon Sport. Twagiye mu Bwongereza urajya ukoresha amasegonda 2 mu Bwongereza. Pate rafana iyihe kipe? Mani. Espagne, Barca, Tanzania, Young African. Twenda guhuza tubushanyijeho akantu gatoya mu Bwongereza. Pate Pate akunda kurya ikiyo yariye neza aba yariye iki? Kawunga n'igishyimbo. Pate akunda kunywa iki? Ikidafite umusemburo. Pate akunda kunywa iki? Ikitari umusemburo. Citro. Pate afite umukunzi ari single. Ngenda mufite umukunzi. Aha, Pate muvugire kuri mikoro. Zikuna namwita. Amwita Kibasumba. Hari indeze nase. Pate muri business katugaruke mu kazi ka buri munsi. Muri business Pate akora iki? Niba unagifite tucyamamaza. Ngiye business mfite nyifite Gisenyi nkora ibijyanye n'intebe n'ibitanda na garde-robe nziza. Iyo niyo business yanjye nikorera. Company yawe yitwa gute? Bayita Moon. Tanga nimero umuntu ushaka gukoresha igitanda cyiza, ushaka gukoresha intebe zo mu nzu, ushaka gukoresha garde-robe. Tanga nimero aho uri hose. 078 078 28 61 809 809 wizi ese nawe uri tayari kujya gukoresha yo garde-robe? Ni tayari cyane. Uzinga afite n'igikwe. Afite kwitiranywa na album ya Bushali. Moon. Bayita Moon Business Company. Okay. Usha. Pate. Tugira abahanzi benshi hano mu Rwanda. Kandi hano kuri Rodi na entertainment yose tubibamo. Umuhanzi wemera hano mu Rwanda no wowe? Rero so kubabeye njyewe njyanwa ntibigezweho, njyanwa n'abahanga. Njyewe nsigaye nemera icyana bita Olima ndanacyamamarije kibimenye. Olima njye niyo mpeti nemera Kigali. Ndewe wemera? Umurigenti kuri wowe mu muziki nyarwanda ni DJ bamwita Bulldog. After Stana Mother. Buddha Star. Indirimbo yo ukunda kurusha izindi ni iyi? Baha Cinema. Mu bitaramo bitandukanye Baha Cinema. Ese Pate nkuzi nk'umuntu uba Dubai cyane. Ubuzima bwa Dubai n'ubwo mu Rwanda ubasha kubuhuza gute? Ni neza. Ego u Rwanda urumva wenda Dubai reka nkubwire man. Numva wizima. I Kigali hararyoshye bro. Kigali ni heza. Kigali hari amahoro. Kigali hari isuku. Hari umufungo. Kigali hari abantu basa neza. Nta kibazo gihari. Ahubwo n'abashora imari ni mu banguke badi. Tutarashiraho ibintu bikomeye cyane. Ubutaha tuzagaruka utubwira n'uwigiye Ikinyarwanda. Okay. Pate katugushimire cyane dusezeranye abakunzi ba Rodi TV na PM55 ko mu minsi mike cyane itarenze 2 tuguhuza n'umuntu bita Rwarutabura mugakorana ikiganiro mwiyicaranye kuri zino mikoro. Naba mukoze Rwarutabura ngenda mufana. Urashaka no kumwubakira ngo igice cya miliyoni.
uyu rero abanyamakuru ni iki njya mfana Eh. nabubwiye ko mfite